igishuri wowe igishuri ukinywera ahubwo ari wowe uraki kumenya kuri kwiga ku giti cyawe wenyine niyo cano yonyine wasanga ijambo ry'Imana wivuga butumwa ritandukanye. Ngomeza TV yanjye, ngomeza TV yawe. Yesu ashimwe. Haleluya. Bamaze kwakira ariko birashoboka ko abashobora kuba baje bamaze kwakira abashyitsi bitewe wenda n'aho baturuka cyangwa impamvu zitandukanye. Amazina yanjye yitwa Singirankabo Boniface, umukristo w'itorero rya Nyarugenge mu cyicaro cya Paruwase, abandi umuvugabutumwa. Nashimiye Kristo umpaye umwanya wo kugira ngo uze kubana namwe, kandi nshimiye Pasiteri Mushumba w'iyi Paruwasi bakumiye kugira ngo uze kuganira namwe ijambo ry'Imana. Umunezero wo kugera hano bayitse kera kubera ibihe twagiye tunyuramo bitandukanye, ariko Imana yabanye nanjye nawe bana namwe. Bishimiye rero kugera hano. Pasiteri Aloysi inshuti yanjye twagiye tubana umurimo w'Imana, fayina yasohotse nawe nishimiye kumubona, twagiye dufatikanya umurimo. Pasiteri John dusa n'ababana Nyarugenge kenshi tuba turi kumwe. Nishimiye kubona amakorari y'ahangaha, ntabwo nari mbazi neza cyane, naribanza kugira ngo nitabaza, ariko numvishe namwe ari sawa bimeze neza bashyira ku ifishi. Rero nari maze iminsi ndi mu murimo w'Imana kuba bafungura insengero, ntabwo nigeze nicara, nagiye njya ahatandukanye mu murimo w'Imana. Ku cyumweru twari mu majyepfo mu itorero rya Taba i Butare, baduhaye intashyo n'izo mu rugo. N'umushumba arabizi ko ndi hano, urambura ibiganza muzakire mu izina rya Yesu. Rero nk'uko umushumba yabivuze, ntabwo naje njyenyine, mfite umukobwa ni inshuti ya Pasiteri by'umwihariko, kubera ko Pasiteri yaramusuye mu rugo aramusengera, ndabyibuka ajya binyibutsa. Hari n'igihe twagiye i Gisenyi aho Pasiteri yakoreraga, amufatira ahantu ho kumara iminsi 3 aruhuka, natwe nk'ababyeyi tubyungukiramo. Urumva rero ni abantu b'inshuti cyane. Turagushimiye ari wowe umuyobozi mwiza, wowe uradusiriza, kandi izuragiye wose tuzazijyana bazishyikiriza data. Tugushimiye ijambo ryawe rikomeye, ngo ni wowe mwigisha wacu. Buri wese rero mu ishuri arimo turagushimiye. Ni mu mujyi wa Kigali, nsengera muri ADEPR Nyarugenge, mfite imyaka 8. Papa yitwa Singirankabo Boniface, mama akitwa Mbarushimana Chantal. Ndi kumwe na musaza wanjye, nahaguruka basuhuza. Mana yacu, turagushimiye ko waturinze, tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ko uturinda amanywa nijoro. Ubane n'umwigisha, ibyavuga bibe birimo umumaro, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane, tuganire ijambo ry'Imana. Yujuje imyaka 8, musibe ejo hashize yari afite 7, yagize 8, yakuze buriya, aracyari muri aniveriseri ye, arimo arayifata. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, tugiye gusoma Zaburi ya 32, murongo w'8. Zaburi ya 32, murongo w'8. Reka dusome. Aravuga ngo nzakwigisha wereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Amen. Gasubiramo.
nzakwigisha wereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Amen. Imigani irakurikirana, igitabo cy'imigani ibice 4 birakurikirana na Zaburi. Imigani ibice 4 murongo wa mbere tugere ku wa 4. Imigani 4:1-4 haravuga ngo, bana nimutegere amatwi ibyoso abigisha, mushishikarire kwiga ubuhanga, ntimukareke amategeko yanjye, kuko mbigisha ibyigisho kuko mbigisha ibyigisho byiza. Nabereye data umwana, kandi ndi ikinege gikundwa na mama cyane. Yaranyigishaga akambwira ati, komeza amagambo yanjye mu mutima wawe, witondere amategeko yanjye ubone kubaho. Amen. Tugiye kuganira aya magambo dusomye. Ntakiri bene data bavuye mu rubonobono, abahungu barimo barafata amafoto n'inyigisho, abakristo ba rubonobono namwe tubahaye ikaze, mube muguwe neza. Bene data nta kidasanzwe cyabaye. Tugiye kuganira aya magambo dusomye, nahaye insanganyamatsiko cyangwa umutwe cyangwa intego ni isi ishuri. Tugiye kuganira hejuru y'ishuri, ariko ndaza kuvuga ku ishuri ry'Imana. Ushobora kugira ubwoba tuzaje kutubwira iby'amashuri abona tutarize. Mwarize ariko ntabwo murarangiza, amashuri arakomeje. Umuntu wese uri muri iri teraniro ni umukandida w'ishuri. Ubyemere ntubyemere, ni ku ishuri uri kwiga. Uba ufite doktora, ufite lisansi, ufite ade, iyo ufite yose, ishuri rirakomeje. Twese turi abakandida b'ishuri. Ngiye kuganira hejuru y'ishuri. Dawidi aravuze ngo nzakwigisha, nkugire inama, nkwereke inzira unyura, kandi ijisho ryanjye rizakugumaho. Dore umwarimu mwiza wigisha ntadukureho ijisho, no mu bupfakazi arakomeza ijisho rikakubaho. Undi mwarimu arakwigisha akagusezerera, ariko uyu nguyu mu ijisho rye riduhoraho. N'iri teraniro, iri jisho ry'uyu mwigisha ritugumeho. Abarebyi bavuze ngo niwe mahoro yacu. Nibikunda muzavuga ngo niwe mwigisha wacu, niwe porofeseri wacu. Ndagira mu matangarize umuntu wese uri mu iteraniro ushaka gukomera ino mu isi, ugashaka kugira icyubahiro, niba ushaka ko umuntu udasanzwe, uyoboke ishuri ujye kwiga. Niba ushaka ko gukomera amashyi, niba ushaka iyi ntebe, uyoboke ishuri ujye kwiga. Ariko hari n'indi shuri umwanditsi yavuze ku mugenzi naho yaba ari umuswa ntabwo azayoba iyo nzira, kubera ko umwigisha uri twigisha nta robanura ku butoni. Pasiteri wanyu Mushumba Nshuti Jean Baptiste ni inshuti yanjye, tumaranye igihe kitari gitoya, twamenyanye tukiri abasore. Ndibuka ryama neza bwa mbere nigisha mu bigo by'amashuri, yantumiye muri kaminuza muri sepu, Butare ari umuyobozi wa sepu, andyamisha neza cyane. Icyo gihe ndabyibuka. Nivuga ikintu cyitwa ishuri cyangwa kwiga, uraza guhita wumva uburemere bw'ishuri. Ndagira ngo mbabwire ko niba hari ikintu kibaho kibabaza kandi abantu batinya, ni ukwiga. Noneho iri shuri ngiye kuvuga ry'uyu mwigisha, amasomo yiwe yo noneho ateye ubwoba, arakaze. Amaze iminsi ari kwigisha isi yose kwambara agapfukamunwa. Iyo azanye isomo akaritanga, ushobora kuzamura imvugo, ushobora kuvuga ngo ntabwo byemera, uraryiga. Waba igomba urabyiga, waba ukodesha uraryiga, waba warubatse uraryiga, waba ufite amafaranga uraryiga, waba utayafite uraryiga. Bwira uwo mwicaranye nk'umugore umubwire ngo turi ku ishuri. Ubwire uraritinya, uraryiga, ntawe urihungira, turi ku ishuri. Kandi uyu mwigisha batwigisha ibyigisho byiza, ni umuhanga ndamukuze cyane. Ibyigisho bye ntacyo bitwaye. Mwarimu Fayina yagarutse, Mwarimu Fayina aranzi, twamaranye igihe kirekire mu bubyutse bw'uyu mujyi wa Kigali za Kiruhura. Aranzi pe, ntabwo ari ijana, waransuye wageze n'iwanjye, yaransuye yageze iwanjye, aranzi. Ni mu bantu bize kandi n'ubu bakiga, kandi nawe uri ku ishuri, iyo ntebe ni iy'ishuri, yicareho neza. Nyuma ya cya gihe duherukana, haciye iminsi, nagize umugisha wo kujya kwiga amashuri y'ubuzima busanzwe.
namaze imyaka 4 niga nijoro gira umugisha ndarangiza maze kwiga ubona ntibihagije subira kwiga n'ubundi mu ishuri sibye ku kigo ndi kwiga babaye bagifunga nshaka kubabwira ko mu ishuri nigamo ni ngewe mutoya urimo mu myaka nigana n'abasaza nagize ibyago banyicaza hagati y'abasaza babiri mu ishuri bajya basinzirira rimwe turi kwiga umva gashya nshaka kuza kubabwira ishuri noneho babuze bagasinzira noneho basinzira gatinya kubakangura kubera icyubahiro bafite n'uko bameze ariko hakaba umwarimu uza nkabona isomo rye rirakomeye nkabona nibareka bagasinzira ku kizami bazatsinda rimwe ngafunga umwuka uri ruhande n'umwuka manuse uyu mwarimu ibizami ajya atangura bizi birakomera kanguka atazazana ikizami ugatsinda arabambwiye ati kwa mwana we kubona umuntu ashaje wajya ureka ku mpamvu noneho nahise mbwira ndetse ko nawe uri kuri pansiyo wagiye kurya ayo wakoreye uri kwirirwa uvunika wiga ushaka iki yahise ambwira tujya kubwira aho kugira ngo upfe wambaye isengeri wapfa wambaye karuvati imbaraga z'ishuri aho kugira ngo upfe wambaye isengeri wapfa wambaye karuvati izo ni imbaraga z'ishuri ariko noneho ndagira ngo batangarize ko dufite umwigisha atwigisha ibyigisho byiza ndagira ngo batangarize bene data muri bw'iri terambere icyo nkundira uyu mwigisha ntarobanura ku butoni iyo avuze ngo nzakwigisha kandi akwigisha ku giti cyawe nta karasi hari kuvuga ngo ni ikimina ngo ni amashyirahamwe imfubyi n'ubwawe ubukode n'ubwawe ubushomeri n'ubwawe aravuga ngo ntavuga ngo nzabigisha nzakwigisha mureke rero mbabwire icyo gukundira ishuri rye ikigo cye akwigishiriza atandukanye n'ibigo by'inahangaha ariko bikagira aho byenda guhurira abantu bagize umugisha wo kwiga n'abari kwiga ubu ngubu leta yoroheje uburyo bwo kwiga ishyiraho ibice bibiri ishyiraho igice bita interina n'igice bita exterine igice cy'abiga bataha n'igice cy'abiga bagira bate imana nayo ifite ibi bigo byombi ifite abanyeshuri yigisha babamo ikagira n'abo yigisha bagira bate bataha ikwigishiriza mu kigo ushaka bitewe n'aho izagukoresha munyumva ikwigishiriza mu kigo ushaka bitewe n'aho izagira ite kababaza ikibazo nonaha imana ije porofeseri uraje mw'iri teraniro akavuga ngo nzanye ibigo bibiri interina na exterine abiga babayo n'abiga bataha mumbere ifura mubinyemere abahitamo kwiga babayo ntibagire batya murambure nibo benshi murambure aha kubera iki tudahurije ku kigo kimwe ngo twiga tubayo bamwe bakavuga ngo tuziga dutaha abandi bakavuga ngo tuziga tubayo yawe yiga ishuri wowe yiga ishuri ukinywera umugani w'abandi uraki kumenya kuri kwiga ku giti cyawe wenyine kandi abanyarwanda n'abahanga abo muzi wabuze mu musonga wundi mwaramumeze ni ukuvuga iki uri isomo ryawe ntabwo ryabuza runaka gusinzira nk'umwigisha undi kubareba ndabona amasomo ari kujyamo iyo abantu bari kumva ndajya mbimenya muri kumva mbere kandi uburyo mumeze nk'abari ku ishuri biga amasomo we ni muyige namaze kwigisha inyigisho umuntu umajyaga ku ruhande tubonaga ari umudamu ashobora kuba yaramaze nk'imyaka nk'ibiri ashatse amubuhamya gato yarambwira umukozi ati wavuze ku ishuri usanga ntarize ese kubera iki ati njye urugo navutse rw'iwacu sinigeze numva igitutsi mu rugo rw'iwacu sinigeze menya ko umuntu yabura cyangwa ngo abwirirwe ariko umugabo nashatse hari igihe imana iguhereza umwarimu iyo utizi gushakira porofeseri arambwira ati umugabo nashatse umukozi w'imana ati ndagira ngo umbwire ikintu yambwiye cyaranyobeye ndamubaza ndetse n'iki ati ejo bundi twagiranye akabazo atarambwira ngo imikino nazanye mu rugo rwe arambwira ngo yankubita jido ati jido ni iki ese we ntabwo azi jido narasetse nikaruma nyuma navuze ku mukozi w'imana jido ni iki kuko
Yesu iki jido ni ku giti cyawe nawe mu isange hano waza ugasirimba wagera mu kuka rya jido ishuri rigakomeza kumenya kuri kwiga wenyine ku giti cyawe hawe mufatikanyije cya 10 iyo nagize umugisha wo gutumirwa gasoma ngategura kandi kumva ko ngomba gutanga ibiryo biri nyabyo icya 10 cyushobora kugufasha kwiga ishuri ry'Imana neza no kurirangiza ni ukutagira amashyushyu yo kurangiza ishuri kutagira amashyushyu yo kurangiza ishuri birabantu bavuga ngo byaratinze cyangwa gutangariza ko ugomba kwirinda kugira kutagira amashyushyu yo kurangiza ishuri Yurangije kubona ariko wagize ishuri rya Beatrice aho arasimuka amasomo y'ibibabwirwe umwaka wa serivisi Rwanda akaba yaragize abashusho kurangiza ababwira ko abaye gatoya umugabo ariko kwishura kugira ngo bafashe iyo bikomeye bitagiye kwitega so gatanu mu myaka 9 y'ubatse abagize nta ubatse ko ntabwo nta ntagare None abantu bafite n'imboga umunani kubakorana nyakubahwa kugira ngo bafite kurangiza ishuri kuba ari ikibazo zuri ya kabiri mode ibintu by'abantu wari ugeze kuri mirongo itatu y'isoko kuko kubwira nayo gusangira none n'imboga inzu ya kane inzu ya gatanu abayemo mu cyaha hafi mbere y'urusengero nayigiyemo mvuye mu kazi nigeze mbona akazi mu 2015 kugera 2018 aramugeze kujya gukora akajya bampa amafaranga ituma njya mu nzu nini ibyumba bifite salo nyuma n'imbere ya mu nzu nk'umukozi umwe ushaka n'umuzi mu 50 ndabona ko bimeze ushaka n'umuzi mu 50 kugira ngo no utenye amashusho yo kurangiza ishuri ya gushaka ibyaha akabona ibyaha urimo ariko ibyaha kuri dushe warete uragira kugeze abadamu murambese ugeze yarafashe abandika kazajya sinzajya abandika tajya sinzajya ikubere nose ndabona kazajya nuko kazajya bagari ndakugasa mu bakikoreye bari we abakobwa bose ndabona ari mu kimaro ajye mutahana mutwe ngoma Yesu madamu wanjye yatahanye igiko masahani bambaye amafaranga kuwima cyaha bambaye amafaranga agiye gukora ndaruhu ngiye kugura ngo intebe ngura akabati reka sinakubesha umuntu w'umugabo ubundi abana barakura umugabo n'umugabo ubundi ureba ntakimwe neza gashaka ibintu by'ibigango bakamukundikana bahita mujyana ku ruhande kuriya wayarimo ati umutima wahisoma ati kutanyemereye mu rwanda resitora y'umucyo dusigara ukwezi n'ubwo dukora n'abaje bari gushaka kugira iki nabwira yambaye kugira ibintu ati rero muzaza muri bya ikindi tukigurisha ati ntiwumva ati bagace buriya mena stress kugira ngo twibatera muri abana beza nimukora jya kuzana ufundi mu gakiriro mageze umufundi arakareba arafata akabati niribuyu uburyo gakozemo tugasatuye twaba tukangije nimushaka umukiriya bahe make mugura gatoya ushyire mu nzu mugora ati nibyo bajya kutuzanira umukiriya wa mbere waje yaduhaye 30 barakaguze 450 hari n'abavuze ngo iyo umuntu ari ku ishuri bakurikira amasomo neza ntaba afite ibimurangaza nakiga niberayo abahisemo kwiga bataha batinya intoryi n'akawunga z'uburentere baravuze bati hanze umuntu yambara ibubu ateramo cobo abiga bataha batunga smartphone bagira na kontake banywera n'akacyayi ahantu heza kubera ko biga bagira bate bataha ariko abiga babaye ni forume muzi ko abiga bari badasurwa buri gihe basurwa rimwe mu gihe nubona batagusura ujya ugabanya bati ni mu gihembwe kidasura
hari undi Imana igushyira mu gihe umuntu yigeze ambwira ngo musenge ndabwira ngo singusengera kubera icyifuzo yarampaye. Yarambwiye ngo Imana yamuhaye telefone ngo yasabye Imana telefone ngo none gusigaye ishiramo umuriro ntawe umuhamagaye. Yego nyine uri mu gihembwe kidahamagara. Hari igihe porofeseri agushyira aho ngaho iyo bigenze bityo ushaka memwari kandi ugashyiramo indirimbo ukajya wumva. Uyu mwigisha rero unyemerera ari kwigishiriza wemere kuhigira nurangiza iso ingororano zirahari. Nimuvuge ngo amen. Ndagira ngo mbabwire akandi kantu nungutse ndimo ndavuga ayo magambo. Abanyeshuri bose bino tubamenyera kuri uniforme z'ikigo bigamo. Murabyemera? Koga wangiga muri apakope. Uniforme muri apakope murayizi. Iyo muri lisi murayizi. Iyo muri Sainte Famille murayizi. Ariko professeur wacu atwambika imyenda, atwambika uniforme iduhisha bisi. Umakanurutse atwambika uniforme ituma batatunyuzamo ijisho. Ukambara ikote bakagira gutahiwe. Unyumve atwambika umwambaro utuma batamenya ko twabura, utuma batamenya ko dutunzwe n'ibishyimbo bita miti. Ituma batamenya ikigo twiga. Rero mwicara gukomeza uyambare nta komeza uyambare. Nafashijwe atwambika imyambaro ku buryo umuntu wese atamenya ikigo turimo. Karumvikane bakanga. Reka nihute ntaza kubatindira dufite andi materaniro abiri ari inyuma. Ndagira ngo nkore inshamake, nkore resume, inyigisho nyigire ngufiya, mbabwire ibintu bishobora kugufasha kwiga ishuri ry'Imana neza no kurirangiza. Urabyumvise? Kugira ngo iri shuri ry'urirangize rizarangira, ukuri rizarangira. Ariko kugira ngo urirangize hari etape, hari ibisabwa, hari ibyangombwa kugira ngo uryige neza. Nimunyemerera rero mukantega amatwi aya magambo mukayumva, muravamo abanyeshuri beza. Nagize umugisha uyu mwaka 2022 mfata mikoro mvuga. N'iyi myaka yose nagize umugisha profeseri wanjye akajya agenda anyigisha neza, kandi n'ubu aracyanyigisha, kandi yampaye amasomo nyatanga uko yayampaye. Nicyo mukundira. Ikintu cya mbere cyagufasha kwiga ishuri ry'Imana neza no kurirangiza ni ukwiyandikisha muri byose. Kwiyandikisha umunyeshuri wese wiga atanditse ntajya abona birete. Iyo wiga utanditse ntujya ubona amanota. Rero dufite ikibazo cy'abantu babwiriza batanditse, bagahanura batanditse, bakaririmba batanditse, bagatanga amaturo batanditse. Mu gitabo cy'umuganza barimo, ariko mu gitabo cya profeseri iyo abarebye ntababona. Niba hari ikintu gihari giteye ubwoba ni ukuba mu ikaye yakora ntube mu ikaye y'ijuru. Mubwire Imana irebe ko amazina yanyu yanditse muri ibyo 271 yaravuze ngo murasaza amazina yawe yose mu gitabo cy'ubugingo. Aravuga ngo nzumva izina ryanjye. Haleluya! Amazina yawe ntabwo Imana ijya yitiranya abantu wese iratuzi. Urabyumvise? Ino wakiyandikisha ukabeshya dufite abantu bagiye bandika irangamuntu zitari zo, ariko ndagira ngo ubwire ko ari registre y'ijuru. Mfite umugabo w'inshuti yanjye n'umukire akunda Beni. Muri Covid yarambwiye ati ntukarabe udashyiriye Beni umugati, n'ujya uza mu mujyi unyuraho ujyane kugura umugati ushyire Beni ndamukunda. Noneho umugabo narizi ko ari umukirisitu, sibye ko naramwihanishije arihana neza. Iyo twajya kugura umugati muri Simba muzi ko biyandikaga ku muryango, na hano babanditse bajya kwinjira. Banakariya n'akamenyetso kagaragara kabisa, baratwandika. No twajya kugura umugati batwandika, twasohoka akambwira ngo ese nimero ya telefone watanze niyo ni ati nge nababeshyemo 4 abikora 3. Ese kubera ati niyo se buriya zitanze bakaza kumpamagara bakanjyana ati jya ukuramo umubare. Navuga niyo ino wabitekinika wabyandika uko byumva no kubishaka.
ariko hari igitabo buri wese amazina yazwi, imikorere y'izwi. Igihe cyose wiga utanditse ukaba mu itorero ijuru ritakuzi, abandi bazagenda gusigana, abandi bazahabwa indangamanota wowe uyibure. Nimureke duharanire ko amazina yacu yandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Akamura kumvise nagize umugisha wo kwigaho kera hanjye muri 1994 nigaga mu wa kabiri primaire 94 twambaraga amakaki twatuniforme tw'amakaki. Iyo twajyaga gufata amanota murabyibuka batujyanaga ku idarapo, mwarimu wo mu wa mbere akabaraje n'urutonde rw'amazina agatangira guhamagara uwabaye uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, bageraga ku wa 10 ugahita kumura ku isuti na Yesu, uwa 17, uwa 18, uwa 19, uwa 24, uwa 30. Uti ndanditse sinanditse. Yesu we uririmbye aravuze ngo azazahamagara amazina. Ndagira gutangarize ibi bintu mubyiteho mubyumve. Turamba ibintu byo kuza kubyina tutanditse, tukaririmba tutanditse, tugatanga amaturo tutanditse, tukabwiriza tutanditse, tugahanura tutanditse. Tubwire Imana amazina yacu yandi. Muracyumvise? Iki ni icya mbere. Icya kabiri cyagufasha kwiga ishuri ry'Imana neza no kurirangiza ni ukugira inyota yo kwiga ku bushake. Kugira inyota yo kwiga, iri shuri muryige mubishaka, iryiga nk'agahato, uririmba ubishaka, ubwiriza ufite inyota, urepeka ufite inyota, ukubera intege nk'abantu bigiriye ngo babashyiriyeho imbuga ziborohereza. Nimushaka uburyo ibintu mugira inyota yo kubikora ubushake. Cya gatatu ni ugushaka ibikoresho by'ishuri. Gushaka ibikoresho by'iki? Biteye ubwoba kubi n'abantu bagura laptop, bakagura amakaramu, bakagura amajenda, bakagira ibikoresho bituma biga. Ariko dufite abakristo batagira Bibiliya, batagira igitabo cy'indirimbo. Umuteoloji yaravuze ngo umukristo umaze gukura ugeze ku rugero rukwiriye ngo iyo agiye mu rusengero ngo atwara ibintu bitanu. Yaravuze ngo icya mbere atwara Bibiliya, icya kabiri agatwara igitabo cy'indirimbo, icya gatatu agatwara ajenda, icya kane agatwara ikaramu, icya gatanu agatwara amaturo. Ninde ubifite? Umuntu ubifite ni igitabo, Bibiliya, indirimbo, ajenda, amaturo. Urabifite? Hari undi ubifite? Babiri, batatu, bane. Na ajenda murazifite? Abantu bahaye amakaramu, abo bantu bafite ibintu bahaye amakaramu. Amakaramu meza kabisa yubashye, batatu baza kureba pasiteri, ukureho imwe izindi eshatu zo kuzenga barara. Reka mbabwire ni ukuri bitera ubwoba kuba watibuka kwinjira mu rusengero udafite Bibiliya, ukinjira mu rusengero udafite amaturo, ukinjira mu rusengero udafite aho bandika ibyo bavuze. Ndi kuvuga aka kantu, aya nta amakabya ngo njye ku cyumweru nigishije kwitaba Butare Ville. Aya magambo narayavuze umuririmbyi wo muri korali rimwe navuze, ahita ajya kugura igitabo i Butare ajya kugishaka kwiruka mu rusengero ati nicyo naguraga nduzuye mbaye umunyeshuri y'igikoresho nakigura. Ushaka uburyo utunga ibikoresho byose abayobozi wewe bakora ukarimbisha umuntu udafite ibikoresho ko mugize ubwoba urazifite. Ubundi kera mu itorero ryacu umuntu wajyaga muri korali bari kumutuma Nyarugenge, bari kumutuma ndabizi byo wakwakira ugomba kuba ufite igitabo cy'indirimbo nawe uhagarara imbere y'iterano ufite gutya. Shaka ibikoresho by'ishuri. Gute mutunga telefone z'ibihumbi 100 ngo zibamo Bibiliya? Nanjye telefone yanjye ibamo Bibiliya, ariko muri ya telefone harimo ubundi butumwa, ariko muri Bibiliya ni igikoresho cy'original. Umwarimu ari bakavuga dufite materiel y'inzu, ibikoresho by'ishuri. Icya kane cyagufasha kwiga ishuri ry'Imana neza no kurirangiza ni ugukurikiza amabwiriza yose y'ishuri. Amabwiriza yose y'iki? Iri shuri rifite amabwiriza, nyiri iki kigo afite amabwiriza. Uri impamvu mubona tutambara nk'abandi ni amabwiriza y'iki kigo. Muranyumvise? Impamvu tutajya nk'abandi ni amabwiriza y'iki? Umukobwa wanjye mwamubonye imyaka 2 ishize yigaga ku kigo
shaka umwimura ku kigo ko nta bushobozi mfite, ati nzagushakira kimwe cya kabiri cya minerivare bishyura nawe gushakira ikindi. Numva ntabwo atagize rwose, afashe mu maboko umwana amukura ku kigo yigagaho mujyana ku kigo agiye kwigaho, agenda afite agasatsi k'abapantekote ka natirere keza. Diregiteri andebye arambwira ati Imana muzanye kwiga hano, ngiye ati jya kumwogoshesha. Ese imwogoshesha? Arambwira ati amabwiriza y'iki kigo avuga ko umwogoshesha, niba utemeye kumwogoshesha mujyane. Naramwogoshesheje ntimwamubonye, naramwogoshe. None muri iki kigo abantu barambara uko bashaka, bararya uko bashaka, barasokoza uko babonye. Ndagira ngo babwire ko nyiri iri shuri afite amabwiriza. Mureke babwire, mujya kuza ntawe bahamagaye, ni nyiri ikigo wavuze ngo ni muze. Mureke gutoba ishuri rya mwarimu ejo atabirukana kandi akabirukana nawe. Uranyumvise? Ibintu muri kubyumva? Barifashe aya magambo yumvikane kubera ko ndumva ari yakwiye. Abantu baratubeshye mu butumwa, kwirirwa usanga turi kunyeganyeza abantu, munyeganyeze, mucokoze, mukubite, muterwe. Baraguterura se baraguterura. Izi mbaraga z'umuti. Cya gatanu, gukora resume. Cya gatanu cyagufasha kwiga ishuri ry'Imana neza no kurirangiza, ni ukwiga amasomo yose uko angana ugatandukanye na rimwe. Amasomo yose uriya mu buzima busanzwe hari ujya kwiga ugasanga shimira kumeka ko ibintu byashimye, Imana byo kuvangavanga ukayanga matika kucana. Ariko mu ishuri ry'Imana niba ari ubupfubyi urabwiga, niba ari ubukene urabwiga, niba ari amagambo urayiga. Ibi bavuga ngo barakuvuga, ahubwo se bari bakuvuga muri ikibazo munagira, babavuga ibiri byo mukaramba. Wewe umuntu abuza murakodesha, ariko bavuga ngo ndakodesha, wakubatse tugahindura amagambo. Nicyo kibazo, ni nacyo tunafite. Nukuri da, niba uri umukene bakavuga ngo urakene, ikizahindura ubukene bwawe nuko uzakira tukavuga ngo yarakize. Isomo uri kwiga ni iry'ubuki. Muranyumvise? Muranyumvise? Kwiga amasomo yose uko agize ate? Icya gatandatu ni kunyuramo kirasi bibaye icyumweru cyose. Icya gatandatu ni ukwiga guhinduka ku ngeso. Iri shuri turimo yaragenda yigisha guhinduka ku ngeso. Umuryango waguterera kugira ngo guhindure ku ngeso bikanga, ariko nyiri iri shuri yaravuga ngo ingeso wa mubi ngo yanyarushe, ngo nizijya zishaka kubyuka hashirwa igifata ingeso zibyuka ikazirimbura ikazica pe. Mw'iri shuri ingeso zacu zirahinduka. Cya karindwi cyagufasha kwiga kugira ngo urangize ishuri ry'Imana ni ukwiga gucishwa bugufi. Iri somo ryitwa kwiga gucishwa bugufi, ashima Imana ize kuryigisha. Irariduhaye muri imyaka 2 guca bugufi. Siko bigeze avuga ngo abantu bose ngo ntakazi byagire ku muntu uzasura imodoka ngo zose zigume mu rugo mwese kugenda n'amaguru. Kwiga guca bugufi we Yesu we, ngo mwese mutahe saa moya. Bega porofeseri uzi gucisha bugufi. Mfite umuntu ujyanye no kugasyata, Kristo kugasyata no mukire, afite imodoka na madamu afite imodoka, bataha muri etaje. Mu gihe cyaguma mu rugo rero haje ijambo ryitwa guca bugufi, bose bakajya bagenda n'amaguru. Noneho cyagiye baravuga ngo abantu bose bagume mu rugo ariko bajye bataha saa moya. Basizeho saa moya ukorabwe ngo batarikoshete. Saa moya ishobora kuzahinduka nawe bikaba birundu. Bariza tugashaka ibyo dukora stoke mu rugo, tugahaha ibyo kurya tugastoka, bazafunga tudafite ibyo kurya. Umugabo ati ngiye numva nta mbaraga afite, genda ujye guhaha muri Mateus. Umugore afashe imodoka saa 11 z'umugoroba kandi gutaha ari saa moya. Mujye mukora ibintu kari nk'abadamu. Agera muri Mateus asanga abantu bose baje guhaha, asanga parikingi zose zuzuye, abura aho aparika. Yibuka ko muri Simba haba parikingi, amara guparika saa 12. Amaze guparika sotse rero amanutse muri Mateus, hamunyuraho ikimodoka gifite ibibafu kiri kuvuga ngo nimutahe, maze gikubitire mu gatuza, yumva amaraso arahagaze ava muri koma. Ahita abwira umumotari rero muri hafi ati kujyana mu gasyata. Yurira ageze mu basabuka bacende imbere ya televiziyo, uvuga ati madamu numvishe imodoka isona. Umugore ati nayibuze Yesu, bega guca bugufi nayibuze. Ati nayibuze ntiwayi, ati nayijyana. Nase je n'icyateje na moto, nase byagenze bite?
tugeze muri Mateus ugiye guhaha imodoka kimuhagarara iruhande kivuze ngo ni gutahe nibagirwa ko nazanye imodoka eka professeur ibi bivuga bizara yakurya ukarisha abantu ngomba ko barageze iyo bajya gucishwa bugufi ni isomo umuntu wese agomba kumenyereza akaryiga muri gukora turi kurwana n'urugamba hari abantu bari kugira gusa muri gucishwa bugufi aho kugira ngo bemere guca bugufi bakajya mu nkiko ngo ngewe urumva ngo bandenganije ngo banyamuye mu mwanya ngo wanjye oya ntawe wakuba professeur wavuze guca bugufi bakamukumva. Cya munani ni ukwiga gushyirwa hejuru birakurikirana byombi. Mw'iri shuri harimo kwiga gushyirwa hehe buriya dufite abantu bajya hejuru batarabyize bagera bakadukandagira nirwo rugamba dufite. Iyo utigeze unyura kuri etape yo gucishwa bugufi niyo usizwe hejuru umenya aho gucishwa bugufi bihawe, ariko iyo umuhanga wacishijwe bugufi iyo ugeze hejuru ijambo nararivuze nabwiye abantu ngo hejuru yo hejuru ntaha ubundi wageze hejuru wasigaje kimwe gusa kumanuka. Murabyumvise? Iyo wazamutse usigaje kugira ute nuko niko byubatse niko isi imeze. Iki kintu cyitwa gushyirwa hejuru ni isomo tugomba kwiga. Ngeze kuri kangahe? 9. Icya 9 cyagufasha kwiga ishuri ry'Imana neza no kurirangiza aka kantu karakaza ni ukumenya kuri kwiga ku giti cyawe ntawe mufatikanije amasomo. Kumenya kuri kwiga wenyine ku giti cyawe ntawe mufatikanije iki. Iryo shuri nababwiye nigamo kugira umuprofesseur baravuga ngo yavuye muri Kongo, umunyamurenge yavuye muri Kongo agira isomo rikomeye pe buryo yagiye kuduha ikizami aravuga ati kurikije uburyo mbabona ntabwo mwatsinda ikizami cyanjye nimukora amagurupe. Ni ishuri ry'Imana nta gurupe zihaba, ukuri kose ni wowe wenyine. Ibintu abantu birirwa bigira nigishije inyigisho ubushize Kimihurura bona abanyamakuru bayikase bakuyeho akantu kamwe baragatanga karantangaza. Narimo nigisha uburyo bwo gusenga ngera kuri etape mvuga imvune y'amasengesho. Mvuze imvune y'amasengesho ndavuga ntikurikije uburyo gusenga bivuna. Nta muntu ngeze asengera mujye mwisengera cyako uzashaka gusengera azashaka umwanya zo dufatikanye gusenga. Ariko uzi umuntu ukubwira ngo usengere gusenga bisaba kwiyiriza wakirirwa rya wowe ukirirwa umusengera nta mwanya afite. Narabibabwiye kugenda bisubira wowe uri kujya ngenda musengera rero gusenga bisaba kujya mu butayu wowe urara n'ishuka ajya kurara mu mbeho. Yewe niyo ujya gusengera amaze gutega amatwi nk'ubwo nk'umuntu wampamagara akambwira ngo umukozi w'Imana gusengere ku Imana izampinzu ngese ndayigira uriya ujye mubanza mumenye n'ibintu. Harimo abantu bameze batyo hano baherutse gutumira abahanuzi abakire baherutse gutumira ngo ajye kubasengera avayo yabo ubwo muraza ku icyo kinyarwanda muracyumva yagushijwe n'iki. Yagezeho bose aravuga ati nta kintu naguhamagariye batubwiye ko Imana igiye gukoresha icyo naguhamagariye ndagira ngo usengere zino ji ziri muri firigo kugira ngo abana banjye bagira apeti zarabananiye. Yesu we yo iwe mu rugo no kubona igikoma n'ikibazo ariko hageze gusengera izi ji zisengera abana bagira apeti. Yesu we tugira amasengesho y'ubuginga nkoresha iri jambo. Iyo usanga abantu basenga amasengesho atari yo y'ubuginga urabona umuntu yaraburaniwe yabuze uko abigenza akaba ari ujya gushaka ngo nagusenge banza umenye ko nawe ubwe yisengeye. Niko byubatse niko bimeze mu ishuri ry'Imana. Umuntu wese agomba kumenya ko ari kwiga ku giti cye. Aka kantu muze murakumvise ubu dufite abantu b'abahanuzi bari kwirirwa bashwana n'abantu ngo naragusengeye ngo muri korona ngo nta n'isukari wampaye yarakubyaye barahangiye kujya mwumva kirimo wikoma abantu. Cya 12 cyagufasha kwiga ishuri ry'Imana neza no kurirangiza ni ukudasakuriza abandi mu ishuri. Kudasakuriza abandi mu ishuri ariko mana we turi gusa ufite ikibazo cy'abantu basakuriza abandi hehe. Ikibazo
udasakuriza abandi ngo nawe ube wiretse. Mwumvire ijambo kandi ntimurakare. Ubukene bwawe ntibuguhesha uburenganzira wo gusakuriza abakire. Urabyumvise ibintu uvuze? Abantu bihaye kwigusakuriza abantu ariko ngo uyu muntu ngo arambara reka yambare. Urabigura igihe cye cyo kwa ni ku rusaku. Udufite n'abandi bintu bose basakuriza abandi. Uyu muntu ngo twariganye ngo yari umuswa mu ishuri ngo none ngo niwe unyoboye. Arakuyobora gusa sawa yakamagambo reketi isakuza irinde urusaku wizatuma urangiza ishuri ry'Imana neza. Ukumenya gukontorora umunwa wawe kareka gusakuriza abantu. Utarabyara ntibiguhesha uburenganzira wo gusakuriza abari kose. Murabyumvise? Ntihagire umuntu yikoma ngo habona avuze ariko regera umubwire ko Imana itanga. Hano yaravuze ngo irica igakiza ishyira ikuzimu igakurayo irakenesha. None wirinda ngo niraguha umugabo utwaka mirongo itatu ufite isakuriza abashatse se. Isakuriza abashatse reka abantu ngo bararyamira reka baryamira. Yo udasakuriza abandi he. Ariko ndashimira Imana yazanye corona. Ureke mbabwire ejo bundi nigishije abantu b'inamiri mu Bubiligi kuri Zoom baratumiye ndabigisha. Umuntu umwe arakavugana ngo nanjye nafashije. Yaravuze ngo corona yazanye ikintu atari kuzamenya ku isi. Kandi namwe uko muri aha uriya buri wese afite agashya yavuga kuri corona cyane. Ubu nubwo tubirwanya tukabara abapasiteri ugasanga bimeze nk'aho byamubaje ariko disipurine yo kwicara gutya ni nziza. Uza akavuga twageraga mu rusengero cyane umuntu kubitundi yari kumwongorera ureka urusaku. Aha nta gusakuza kurimo porofeseri wa kontorora amasuku maze bazanye n'abantu bambaye amajire bareba kudusakuza mujye mureba basakuza mubatangirira ku n'abatazamuye agapfuka. Yesu kudasakuriza abandi maze bazanye n'agapfuka kurongo amagambo agabanuka. Sibyo ko hari abagira amagambo yabananiye n'uburyo agiye kuvuga akamanura bazazana k'icyuma. Profeseri yarabirebye aravuga ati urusaku ni rwinshi muba musize agapfukamo. Ariko Mana yanjye we udasakuriza abandi Isirayeli bigeze basakuza barasakuza basakujira babwira ngo sha ihano nari nabahaye ndacyongereye banze mu kuzenguruka nk'imyaka 40 amagambo yayo ngo nta nyama ngo nta bitunguru. Uziko abagabo basakuje bakagera ku rwego bakarira mu butayu. Kira Mose ati wowe badukwiriye nubwo badutereka imigere baduhaga inyama. Imana ati be gusa iravuga ati kubwiyo mpamvu urusaku rwabo banze mu kuzenguruka barizenguruka ngo urusaku ruragiye. Irababwira ngo igihe mwazengurukiye umusozi kirahagije iyo amagambo agabanutse bereka ubusamu usoze. Ya 13 ni ukudakopera ishuri. Kudakopera ishuri. Ubu dufite abantu bakopera. Kubwiriza bagakopera, guhanura bagakopera, kuririmba. Ubu hari ibiririmbo byaje abantu bakopeye sinze ko bitari byahaza ko ngiye abantu barimo kubatega amatwi. Basa umuntu azanye ikirimbo yakopeye ahantu cyangwa ijwi ryacyo cyangwa umuziki wacyo yakopeye akagezana mu rusengero aha ngo dukureho ibintu bakopeye muzane ibintu biri ku profeseri kuko bitugiye turabyumva. Urabyumvishe? Uziko abantu basigaye barakopeye bagakopera n'imyambarire kabisa. Umuntu agakopera n'inyogosho. Handitse ibintu byo gukopera ko amashuri kuzayarangiza. Kudakopera ishuri. Murakumvise aka kantu murakumvise. Udufite abantu bashaka kubaho nka runaka. Mwirinde kubaho nka runaka. Kumva warya nka runaka ugakopera ibyo barya. Ejo nahuye n'umuntu ndaseka mbavuzerane njya arambwira ngo hari umuhanzi ukomeye mu itorero ryacu bari babiri nabasanze ahantu ngiye mu mujyi nimugoroba nsanga bari kuganira ngo bari bavuye Nyamirambo
uwo muhanzi yajyanye umugenzi w'inyamirambo wajya kumugurira ibiryo ngo muri resitora ngo y'abashinwa ngo bafata ibiryo bagashyiramo nk'inusu y'urusenda akamubwira ati sinzongera kubirya ati n'umubiri wose ndi kubira icyuya ati kuva nakukana narabiye icyuya kingana ngo aretse kurya ibyo mu muntu hakuze umuntu ugize imyaka 40 ataranywa inzoga akaba aribwo agiye kuyinywa kubera ko yumvise umuntu wavuze ngo wivura inzoga Yesu aretse gukopera aretse ibintu byo gukopera. Icyanyuma cyagufasha kwiga ishuri ry'Imana neza no kurirangiza ni uguhorana ibyiringiro ko ishuri rizarangira. Mwakomye amashyi. Guhorana ibyiringiro ko ishuri rizagira rite? Rizarangira. Tugiye gusenga Imana. Ishuri rizarangira. Uru rugendo mu butayu ruzarangira, igihe cyo gutungwa n'amano kizarangira, nzagera muri Kanani yanjye maze nduhuke, nzagera ku cyo nakunze, nzagera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu wibeshye. Iyo ivuze mera yategeka bigakomera, ifite ijambo rya nyuma kuri te. Isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege, ubw'ibindi butuma tutareba imbere iyo tujya, n'ubwo ikimana yabuze uko ayikanda kuko ayitazamira ikunda maze indirimbo zari zimanutse ushaka gusenga Imana. Imana ishimwe kubera ko ari umwigisha w'ibihe byacu. Ndashaka ko duhaguruka tugasengana n'umuntu ukeneye imbaraga zo gukomeza kuva ku ishuri. Umuntu wese wumva akeneye imbaraga zo gukomeza kwiga, haguruka dusenga Imana. Kwiga neza ugomba kuba wanditse, ugomba kuba wanditse. Rero ndashaka umuntu udakijijwe waje mu iteraniro hanyuma arambura ikiganza mu musengere kugira ngo akizwe. turagushimiye ari wowe umuyobozi mwiza, wowe udushyikiriza kandi zuragiye wose tuzazijyana bazishyikiriza data. Tugushimiye ijambo ryawe rikomeye, ngo ni wowe mwigisha wacu. Buri wese rero mu ishuri arimo turagusuri umurinde icyatuma asakuriza abandi mu ishuri, umurinde icyatuma asubira inyuma ntabashe kwemera ibyo mwarimu yamwigishije. Buri wese uko ahagaze n'uko ari, hari ishuri kumunyuzamo ry'ubuzima, ariko twamenye yuko ni wowe mwarimu, ni wowe mwigisha wavuze ngo uzatugira inama, uzatwereka inzira. Reka buri wese umwereke inzira uko agomba guhagarara, uko agomba kwitwara, uko agomba guhinduka, uko agomba gukiranuka. Kandi ikindi watubwiye ngo tugomba kwiga guca bugufi
mukuru uha umukozi wawe umugisha twebwe twese tugabanira imbere yawe ni mu izina ryiza rya Kristo Yesu umwami n'umucunguzi wacu amen.